kuba twabanye rero ko turi kwibaza kuri ibi bintu byo kurimbuka ni kugira ngo n'ubundi umurongo nk'uko wavuze tutabasiga aho ngaho hari inkuru mbi gusa, ahubwo tuze no kwegera imbere, kuko ibyo nabyo ndi kubona mbibona hano muri uyu murongo nk'uko wavuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo ukeneye kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niyo ngo n'ubundi dukomeze kwibaza ngo noneho ninde ukiza abantu, ko tumaze kubona inkuru mbi iri kunyoko muntu yose, noneho birashoboka ko umuntu yakizwa. Ese twabibona muri uno murongo? Yego. Urakoze cyane muvandimwe. Mu by'ukuri Imana ishimwe yuko nyine ntabwo nyine mu by'ukuri yadusize nyine hagati kumva inkuru mbi umuntu ahagarikira aho ngaho, ariko kumva inkuru mbi ni byiza mu by'ukuri, kubera ko mbere yo kumva inkuru nziza umuntu akeneye nyine kubanza kubwirwa nyine inkuru mbi. Yego. Rero twigiye imbere turaza kureba noneho, nyuma y'uko tumaze kureba yuko icyo dukizwa ari ukurimbuka ku iteka ryose, noneho dukizwa nande? Yego. Ninde udukiza? N'ubundi nk'uko turi kureba muri Yohana 3:16 hajya hatwereka ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Hano havuze ngo kuko Imana, nuvuga ngo umukiza hano uri kuvugwa ni Imana. Imana. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ibintu bikerekana ko agakiza nyine gatangirira ku Mana. Ntabwo ari umuntu ugatangira, cyangwa se ntabwo ari umuntu wagashatse, nta nubwo ari idini, nta nubwo ari n'ikindi kintu cyose, ahubwo Imana ubwayo niyo yafashe iya mbere yo gukiza umuntu. Vuga ngo iyo turi gutekereza ugukizwa, ukurimbuka ku iteka ryose, dukwiye gutekereza umukiza yuko ari Imana. Yego. Kandi iyo turi kuvuga Imana nabyo dukwiye nyine kubisobanura. Ikintu cya mbere ni Imana mu butatu bwayo, kubera ko tubona muri iki gice cya 3 ubutatu bw'Imana buragaragara hano. Tubona ku murongo wa 8 yego, Yesu ari kuganira na Nikodemu amwereka umurimo wa Mwuka Wera, uburyo ukora. Yerekana Mwuka Wera. Umunani avuga ngo umuyaga uwaho ushaka ukumva guha kwawo, ngo ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya, niko umuntu wabyawe n'Umwuka wese amera. Yerekana ko mu gakiza harimo umurimo wa Mwuka Wera. Yego. Hano 16 tubona ko none hatangiye kuvuga Imana, sibyo? Imana Data. Ariko tuzareba hanavuga Imana Mwana. Imana Mwana. Ngo gutekereza gukizwa kurimbuka ku iteka ryose, ukwiye kumenya ngo ni Imana ifite gukora uwo murimo. Ariko si Imana iyo ariyo yose, ni Imana mu butatu bwayo. Iyi ntabwo ari Imana y'agace, iyi ni Imana ya Bibiliya. Yego. Ikindi kandi iyi ni Imana umuremyi wa byose n'umuntu arimo. Ikindi kandi ni uko iyi Mana umukiza wagukiza ukurimbuka ku iteka ryose, ni Imana ifite amaranga kamere ayiranga. Ni Imana yera. Yego. Iyo tuvuga ko Imana yera bifite icyo bivuze, uvuga ngo ikintu cya mbere ni uko itandukanyijwe n'ibyaremwe, ni umuremyi. Yego. Twe tukabibiremwa. Ikindi kandi ni uko itandukanyijwe n'ubwandu bwose bw'icyaha. Ikindi kandi iyi ni Imana ikiranuka, ni Imana itunganye, ni Imana igira umujinya iminsi yose. Hari ukuntu nyine iyi Mana ya Bibiliya nyine abantu batajya bayumva. Ntabwo Imana igira umujinya, ni Imana igira umujinya iminsi yose. Ikindi kandi ni umucamanza utabera. Ikintu kirakomeye cyane. Iyo tuvuga ko ari umucamanza utabera, vuga ngo ni umucamanza utagenda adahannye icyaha. Yego. Ni Imana itagenda idahannye icyaha. Ikindi kandi ni Imana y'urukundo. Yego. Ni Imana igira neza, ni Imana yuzuye ubuntu, ni Imana yuzuye imbabazi. Uvuga ngo rero iyi Mana niyo yakiza umuntu kurimbuka ku iteka ryose. Rwose ibyo bintu uvuze biratangaje, kuko n'ubundi muri byo turebye mu marangakamere y'Imana nk'uko bivuze, muri byo niho twabona iki kintu uvuze neza yuko Imana ari urukundo. Kuko ubushize twari turi kwibaza ku kintu cyo kurimbuka ku bantu, ariko ikintu giza kinyereka ko ari Imana y'urukundo koko ni kuko Imana
ntabwo ari kuko ikindi kintu kuko imana niko umurongo wavuze. That means yuko nubwo ari imana igira umujinya ari imana izahana icyaha ariko ni n'imana yinitiatinze before kuko imana. Kandi ikintu gikomeye hano muvandimwe nyine abantu dukwiye kumva hari ibintu bibiri hano biri kugaragara muri kamere z'Imana. Ni Imana umucamanza utabera itagenda idahanye icyaha ariko ni Imana kandi y'urukundo. Nawe wakwibaza ni gute Imana umucamanza utabera ni Imana y'urukundo iri buze gukiza umuntu? Bivuze ngo uburyo iri buze gukiza umuntu iramukiza itirengagije icyaha, byose birubahirizwa kandi ize kumukiza igaragaje urukundo. Yego ibintu bikwiye nyine kuba biri kugaragara. Niyo mpamvu iyo dutekereza ukurimbuka kw'iteka ryose ntago nyine ari nka kwa kundi abantu bajya bavuga ngo, nigeze kumva mu minsi yashize abantu bandika akavuga ngo ariko ngo mutekereze ngo tugeze mu ijuru ngo Imana ikavuga ngo ariko ngo mubona ngo buriya ngo nazaba ngo nari kuzabarimbura. Yego uzi ikintu abavuze aba yerekanye yuko Imana icyambere nyine ibyo ivuga iba yikinira cyangwa se Imana izemerera abantu kujya mu ijuru nuko bameze kandi twabonye ko ari Imana itunganye. Sibyo? Nuvuga ngo rero mu gukiza kw'Imana ya Bibiliya nuko iri buze kugaragaza uburyo iri buze kugenda itirengagije icyaha umunyabyaha akwiye guhana, ariko kandi izagaragaze n'uburyo iri buze kugaragaza urukundo. Mu magambo make kugira ngo mpuze ibyo bintu Imana ni uko iteye, ni nayo mpamvu mu gukiza kwayo ibyo bintu byose nta kimwe kibirengaje. Kurimbuka abantu baraza kurimbuka ko yakora abanyabyaha rwose n'uri buhane ni umucamanza utabera. Umuntu wakoze ibyaha wese araza kurimbuka, ariko n'Imana y'urukundo mu buryo iri bwubahiriza indangakamere yayo y'urukundo yuko iri bukiza abantu. Niyo mpamvu mu by'ukuri urebye n'urukiko rusanzwe sinzi ko ibyo bintu nyine byashoboka bigahuriraho aho umucamanza ari buze kuba ari buze guhana icyaha ariko kandi we ubwe kandi ari buze no gutanga imbabazi at the same time. Ibyo ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu Imana idukiza iki gihano cy'iteka ryose twazaniwe n'icyaha. Nutekereza gukizwa ntutekereze Imana kandi uba ukwiye kumenya nyine Imana umukiza iyo ari yo. Nyine uba uri mu kaga gakomeye cyane kubera ko urebye iki kintu ni uvuga ngo uhana ni nawe mukiza. Biratangaje rwose. Ni uvuga ngo uhana ni nawe mukiza. Imana ihana ni nayo iri buze kuba ari umukiza. Niyo mpamvu ikindi muvandimwe nyine dukwiye no kubanza kumvira ijambo rivuga ngo gukizwa. Yego sibyo? Ubundi iri jambo gukizwa mu Kinyarwanda cyoroshye gisanzwe ni ukuvuga ngo ni ijambo ryerekana yuko ni igikorwa utikorera, igikorwa ngirirwa. Ni igikorwa utikorera ahubwo ni igikorwa ukorerwa. Yego icyo ni kimwe. Ariko kandi ni n'igikorwa cyerekana yuko nta kaga urimo utari ushoboye kwikuramo ukabona undi muntu ufite ubushobozi akaza akakagukuramo. Kuko bibaye kwikura muri aka kaga kitwa kurimbuka ubundi ntabwo byaba bikitwa gukizwa, twabyita kwikiza. Yego sibyo? Niyo mpamvu rero nyine hazamo yuko dutekereza kurimbuka kw'iteka ryose. Yego iyo tuvuga gukizwa ni ukuvuga ngo ni uko ukwiye nyine first kubanza kumenya akaga urimo noneho ukamenya n'umuntu wabasha kukagukiza. Rero niyo mpamvu turi kuvuga ko umukiza udukiza n'umwe ni Imana. Hari ijambo rijya rikunda gukoreshwa basobanura iki kintu. Yego kugira ngo batwereke nyine uburyo Imana ariyo nyine mukiza. Bakavuga mu Cyongereza ndaza kubivuga mu Kinyarwanda bavuga ngo we are saved from God. Yego by God and for God. Ni nko kuvuga ngo dukizwa Imana tugakizwa nayo ndetse tugakirizwayo. Yego dukizwa Imana nivuga ngo iyo tuvuga ngo gukizwa ninde tuba turi gukizwa ni Imana ubwayo. Ariko se kandi ninde udukiza ni Imana. Ikindi kandi ni kubera iki dukiza idukiza kugira ngo tuyibereho. Reka nibura nsobanura iki kintu muvandimwe kubera iki tuvuga ko dukizwa Imana. Niyo mpamvu iki kintu nyine iyo turi kukivuga usanga nyine uburyo abantu batekereza gukizwa umuntu akavuga ngo nkizwa karande nakijijwe inzara nakijijwe iki, ariko mu by'ukuri ukwiye kubanza kumva ko ukizwa Imana.
ni gute nuko niyo twacumuyeho amategeko yayo niyo twishe sibyo kandi umuntu wica amategeko y'Imana hari ikintu nyine aba akwiriye ku Mana ni igihano cy'iteka ryose sibyo ariko nyine twavuga ukurimbuka kw'iteka ryose impamvu rero dukizwa Imana ni ukubera ko ariyo twacumuyeho niyo n'ubundi iri buze kugira gute kuduhana sibyo iyo niyo mpamvu nyine iyo tuvuga ko dukizwa Imana dukizwa umujinya wayo dukizwa igihano twazaniwe nuko turi abanyabyaha kandi tutabasha kumvira amategeko yayo 100%. Kubera iki dukizwa nayo kuko nicyo turi kureba nuko nta wundi wakunga nayo yego niba ngo wacumuye ku Mana nta muntu wabasha kuyigukiza yego nta muntu waza ngo agukure munsi y'umujinya w'Imana wayicumuyeho niyo mpamvu kuri iki kintu usubiye inyuma gato dukizwa Imana kuko ariyo twacumuyeho Zaburi ya 51 n'ubundi Dawidi ari kwihana icyaha yakoze yaravuze ngo ni wowe ubwawe nacumuyeho ntabwo umuntu akwiye no kubanza kumenya yuko icyaha akora burya ntabwo agikorera umuntu first agikorera Imana bityo rero Imana niyo iri buze kugira gute iri buze kumuhana rero icyo ngo dukizwa nayo nuko nta wundi muntu wacumuye ku Mana nta muntu wabasha kukunga nayo ntawe ngo kwiyunga n'Imana wacumuyeho bigenwa nayo bitavuye kuri yo uzarimbuka brother reka nsome ijambo rimwe muri Samuel wa mbere iri jambo nararisomye ndarikunda ariko ryarankanze Samuel wa mbere yego ni igice cya 2:25 isome muri Bibiliya yera ngende isome muri biri jambo ry'Imana igice Samuel wa mbere igice cya 2:25 turi kureba uburyo ni kubera iki nyine dukizwa nayo nuko twacumuye ku Mana nta wundi muntu wabasha kutwunga nayo uretse yonyine ibishatse yego 2:25 hasome umuntu nacumura ku wundi Imana izamucira urubanza ariko se umuntu nacumura ku Uwiteka ninde uzamumwitwariraho uvuga ukuntu havuga muri biri jambo ry'Imana iyo umuntu akoreye undi kosa uhoraho ashobora kubunga yego ariko se iyo umuntu acumuye kuhoraho ninde wabunga hawe aya ni amagambo umutambyi Eli yari amaze gusaza noneho abana be aribo bari kumusimbura gukora umurimo w'ubutambyi ariko aba bana bakaba barabanyamafuti cyane noneho batangira kumubwira Abisiraheli yuko abana be bari gukora amakosa kubera ko bakoreshaga ibitambo mu buryo butari bwo ikindi kandi ngo basambanyaga abagore ngo bakoraga ku ihema ry'ibonaniro Eli ngo yumva amakuru y'abana be nibwo yababwiye amagambo arababwira ati umuntu nakorera undi kosa akamucumuraho Imana nibura yabunga ariko se mw'abana banjye umuntu nacumura ku Uwiteka ninde wabasha kunga kubera ko Eli yari azi Imana ya Isiraheli yari azi n'ibyo yakoze yari azi y'uburyo ari Imana yera ku buryo nyine itagitorera icyaha hano rero impamvu Imana ari idukiza wacumuye ku Uwiteka ninde wabunga ntawabitambika hagati ninde ushobora kuza agahagarara hagati yawe n'Imana akabunga niyo mpamvu rero ntabwo yabibazije ari kuvuga ngo wenda hari ikindi kintu kiri buze gushaka yabonaga ko ari ikintu kidashoboka nta muntu wabasha kwitwarira undi imbere y'Imana hepfo hajya havuga ngo impamvu Imana yavuze gutyo ngo nuko yashaka kubica no ngo ikintu hano turi kureba nuko dukizwa nayo kubera ko twayicumuyeho nta muntu wabasha kutwunga n'Imana nuvuga ngo ubwiyunge bw'umuntu n'Imana buva kuri yo niyo mpamvu tuvuga ko Imana niyo yonyine mukiza wenyine nutekereza gukizwa kwiyunga n'Imana ujye ubanza umenye ngo Imana itabigennye ntabwo byakunda ibi bintu bitumye ntekereza cyane mu byakozwe n'intumwa 4:12 uburyo n'intumwa zabashaga guhamya yuko muri iyi si munsi y'ijuru nta rindi zina abantu baherewe gukirizwamo uretse ry'Imana turaza kubireba ryonyine ku buryo rwose ibi bintu tukibyumva tunaganira kuri iki kintu imitima yacu akaba iri kumarwa n'umunezero
dushimira Imana kubw'urukundo rw'Imana utangiye no kugaragara mu kuba Imana yo ubwayo ariyo yinishiyetinze iki kintu cy'ubwiyunge, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Yego. Rero dukizwa Imana tugakizwa nayo, ariko hari ikindi kintu bajya bavuga ngo dukirizwayo. Yego. Bivuze ngo Imana ubwayo itwikiriza kugira ngo tuyibereho. Ntabwo nyine ikiza umuntu ngo birangirire aho ngaho. Yego. Nyine tuzabireba inyigisho, expose inyigisho nyinshi abantu batekereza ngo umuntu ngo yakijijwe ngo ahita ngo yiberaho uko ashaka. Babaho uko ushaka. Nk'umuntu wenda ahita yikorera ibyaha uko yishakiye. Mperuka kubona hari umuvandimwe wavuze aravuga ngo kuba Imana yaratubabariye ibyaha byacu. Yego. Ntago bivuze ngo dukwiye kubaho ubuzima noneho ikunda ibyaha byacu. Ntago bishoboka. Bivuga ngo Imana dukizwayo kuko niyo twacumuyeho. Yego. Ikatwikiriza kubera ko nta kindi kintu cyabasha kutwunga nayo, ariko ikindi kintu gikomeye idukiza kugira ngo tuyibereho. Niyo mpamvu Pawulo yajyaga avuga ngo ntago noneho tukiri abacu ngo twigenge. Kubera iki? Ubu noneho uba uri uwayo. Yego. Niyo mpamvu uba ukuwe mu bubata bumwe, yego, ugiye kwinjizwa mu bundi bubata. Rero iki kintu nyine mbivuze kugira ngo gikomeze kutwereka uburyo Imana ubwayo niyo mukiza. Niyo mukiza. Rero dukizwa Imana tugakizwa nayo, ikindi kandi tugakirizwayo kugira ngo tuyibereho. Ikintu rero kinesheje hano nuko nyine agakiza ari ak'Imana. Ukuri. Guhera mu itangiriro kugeza ku iherezo. Bivuga ngo indirimbo y'abizera uretse gusa muri iki gihe n'igihe kizaza, izaba ari indirimbo ivuga ngo agakiza ni ak'Imana. Iyo usoma mu Byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 10 hajya havuga Yohana areba agira ihishurirwa ku byo mu ijuru, aravuga ngo abona abantu bo mu mahanga yose, indimi zose, imiryango yose ngo bakikije ya ntebe. Yego. Ngo baririmba indirimbo imwe gusa ngo agakiza ni ak'Imana. Ni ukuvuga ngo niba mu ijuru ariyo ndirimbo abantu bazaba baririmba, yego, ni ukuvuga ngo umuntu wakijijwe akiri ku isi ni indirimbo akwiye gutangira aririmba. Yego. Ni ukuvuga ngo umutima w'umwizera ukwiye kuba igihe cyose, ndavuga umwizera w'ukuri, yego, umutima wawe agakwiye kubamo indirimbo ivuga ngo agakiza ni ak'Imana. Kandi ibyo uvuze birangwa n'ubuzima bayeho buhindutse. Birangwa n'ubuzima bayeho. Atari gusa ku munwa, aho duhimbarisha Imana iminwa yacu tuvuga ngo agakiza ni ak'Imana, ahubwo n'agakiza ni ak'Imana mu buryo tubayeho kuko turi gukirizwa Imana, tuyiberaho ubuzima bwa munsi ku wundi rwose. Rero muvandimwe, iki nyine ni ikintu nyine turi kurebaho. Ninde udukiza aka kaga katujeho bitewe n'icyaha? Ni Imana ubwayo. Imana ifite uko iteye, yego, Imana ya Bibiliya, Imana dukizwa, Imana itwikiriza, Imana idukiza kugira ngo tuyibereho, aho abantu yakijije bahora mu buzima bwabo bavuga ngo agakiza ni ak'Imana. Rero iyo tuvuga gukizwa, dore ni iki kintu tuba turi kuvuga, udukiza ni umwe rukumbi, ni Imana ubwayo mu butatu bwayo. Imana ishimwe. Tugana wenda ku musozo wo kwibaza ku muntu udukiza, tubihuje byose nyine ni kugira ngo tuze kubaho turi kunezererwa ibi bintu byiza Imana yakoze, yuko yo kubw'urukundo rwayo niyo yadukijije. Nyine umutima w'umuntu wese wongere gutekereza yuko ku bijyanye n'agakiza, ku bijyanye n'imibereho abantu bakiteza imbere bagakora ibiki, bagashaka ibintu bakora. N'umuntu wenda ashobora kugira ikintu ashobora kugukiza rwose. Wari uri ahantu ugiye gushya, umuntu akakurokora aho ngaho akakugira ibyo agufasha. Wari ushonje arakugaburiye, nuko aragukije agugize neza. Ariko ku bijyanye n'ibyo mu ijuru no ku Mana, gukizwa ukurimbuka ku iteka ryose ni Imana. Ni Imana ubwayo ifite ubushobozi bwo kukugobotora mu maboko yayo. Kwa kurimbuka twaganiriyeho ku buryo wicara rwose ubizi neza ko niba hari ikintu cyankiza ni Imana. Bavandimwe rero, reka imitima yanyu rwose ikomeze ireflecting kuri ibi bintu, ndetse ni kugira ngo mukomeze mugire umwete n'inyota yo kuzakomeza kubana natwe aho tuzaba turi kuganira n'ubundi ducukumbura. Twabonye ko ibintu tuzagana hari byinshi biri muri uyu murongo, ducukumbura ubutunzi buri muri iki cyanditswe rwose, twishimira ibyo Imana yagennye yuko tumenya, kuko ibyahishuwe ni ibyacu kugira ngo tubimenye. Rero ndagutera umwete kugira ngo tuze no kureba inzira Imana yagiye ikoresha n'icyo bisaba mwene muntu, kugira ngo hari nawe uzahabwe ya mpano twahoze tuvuga yitwa ubugingo buhoraho. Imana nibishima. Murakoze.